nese biriya bintu bavuga ngo ujye kwiba umuntu igitoki ntiwabibonye ntibyaciye ku maradiyo n'ibiki byose uraho mugasikata washyize umuti ku gitoki baza gutema maze agafatwaho ntiyafashweho se nimba yarafashweho n'ibyo bintu byose birashoboka yuko bishobora kugaruka afatana n'igitoki se gahuke cyane basanze yamanutse umuboro gutya kuvaho biranga mu kawo mu gitondo seriye ese ubwo izima nizo zirenze nizo nyine tuzibona nyine Imana ifite imbaraga na Satani afite imbaraga wowe ubona imbaraga ziri hejuru y'izindi ari izi Satani mukecuru arimo kuvuga ngo hari abantu ngo iyo bagize ngo nakwibye nk'ikintu ngo hari abantu ngo bafite ngo imbaraga ngo zishobora ngo kugira gutya ngo bakazikoresha noneho ku buryo icyo kintu ngo cyagaruka. Ibyo bintu birashoboka. Ibyo nawe urabyemera? Ndabyemera ko bishoboka. Ngiye nka kwiba ni urugero. Utanze utamenye ko ari njye wakwibye. Ejo ngo ukajya kubona ukabona ibyo bintu ngo ndabizanye. Ibyo bintu birashoboka ni ukuvuga ngo nimba Imana ifite imbaraga na Satani ifite imbaraga ikoresha kuko biriya bintu impamvu mbyemera nese biriya bintu bavuga ngo ujye kwiba umuntu igitoki ntiwabibonye ntibyaciye ku maradiyo n'ibiki byose uraho mugasikata washyize umuti ku gitoki baza gutema maze agafatwaho ntiyafashweho se nimba yarafashweho n'ibyo bintu byose birashoboka yuko bishobora kugaruka afatana n'igitoki se gahuke cyane basanze yamanutse umuboro gutya kuvaho biranga mu kawo mu gitondo seriye ese ubwo neza nkaho itekereje nk'ibyo bintu uba wumva izo mbaraga ubundi ubwo ari bwoko imbaraga za Satani yuko ntabwo ari neza n'imbaraga z'Imana ntabwo ari imbaraga z'Imana. None se ubwo ari Imana na Satani ninde ufite imbaraga zirenze ziri hejuru nyine zisumba byose? Izo tubona ubu iz'Imana twamye kubona ko izo nizo zirenze ariko izigaragarira mu maso y'umuntu n'izi nizo Satani yuko izo tubona mbere se kubeshya iz'Imana izo zirenze nizo nyine tuzibona nyine Imana ifite imbaraga na Satani afite imbaraga wowe ubona imbaraga ziri hejuru y'izindi ari izi? Satani arakomeye ariko abagabo mwe kuko reka baze kubwira uriya nk'ubu tuyo tuvuga ibigaragarira abantu impamvu Satani ufite imbaraga zikomeye urebe muri iyi minsi ahantu hose bigisha iyobokamana ahantu hose babwiriza ati dukore iby'Imana ishaka nta hantu babwiriza ngo mukurikiye Satani ariko ibyaha ku isi bikarushaho kwiyongera ni ukuvuga ngo Satani niwe ufite imbaraga zikomeye arakora cyane ugabivuze ko Satani niwe ufite imbaraga zikomeye kurenza iz'Imana. Kandi nanone urebye umuntu iba mwibye ntabwo wamubwira ngo ajye gusenga ngo bigaruka nk'ubanyibye nk'ibi nimba twemera yuko nimba umuntu ashobora kumwiba ikintu akajya kuri ya muntu akaguha imiti bikagaruka izo ni imbaraga za Satani. Mu gihe ntajya mu rusengero ngo mana ngo banyibye ngo ibintu byanjye bigaruka bizagaruka mu bundi buryo wenda mu kubishakisha nashuye amafaranga ariko si bizagaruka mvuga ngo byagaye ngo ngiye kuribona wowe bahita bakubwira ati gare jya urarisanga hariya ako kawe kivaye mu Mana bishobora no kuzagaruka wenda ari irindi biciye mu zindi nzira zo kuntu Imana ari ukuntu bigenze ukabona ukakora ikintu kikakubyarira amafaranga igajya bikongera ukabona kubana kangaye na kabiri n'iki ku byo wari ufite ariko imbaraga za Satani uzita zigaragarira ako kanya uko babitwaye mbese ritariza uko bagutwaye ibintu bitabiza. Ubwo mbega we ku bwawe
icyo kigahita kikwirika ko satani afite imbaraga kurusha imana. satani nyine tuyo tureba ibigaragara. Oya, nta kibazo rwose, natwe turi kwivugira ibintu bigaragara. satani afite imbaraga zikomeye. Nimba umuntu nta hantu bamwigisha ngo dukoreye satani, tujya dukoreye satani, ugasanga nka 90% cyangwa 100% bose bigisha ngo dukore iby'Imana ishaka, ibyaha muri isi bigakomeza bikiyongera, kuba kuri umugabo akazi ari ufite imbaraga zikaze. Ubwo satani bafite imbaraga zirenze mu mbaraga zakoresha zirenze iz'Imana. ba mugabo Imana itakumva. Reka nkubwire kuki impamvu kuki bavuga ngo intungane bwira 17. nyine ubwo Imana yashyizeho ko intungane bwira 17. ubwo nuko nyine bimeze. Ubwo wowe kubera iki nyine neza uko kibwira 17? kandi nanone bakongera bakatubwira ngo umurozi ngakorera satani, kandi nanone umukozi w'Imana akongera akigisha akavuga ati abantu wenda ngo nk'abera tuzataha, cyangwa wenda umuntu yapfa bakavuga ati yatashye. Ko nanone ubwo kumva ugasanga umurozi ni nk'umukozi w'Imana kuko amufasha gusarura. Ariko turi ku bintu by'Imana, ugasanga ariko ku bintu by'Imana buriya padiri ujya kwishaka ati nama yubera matagatifu, urema yuko iyo umuntu apfuye aba agiye mu ijuru. Iyo umuntu apfuye aba agiye mu ijuru. Buriya iyo umuntu apfuye apfa igihe kigeze cyo gupfa, Imana yamugeneye. Apfa kigeze. nese ubwo ngubwo uri kumva n'ubu murozi bavuga ngo murozi nimba zazi kuki bamwe umurozi bakavuga ati kanaka bamuroze yapfuye ati we akorera satani. ahubwo uri kumva ubwo yaba adakorera Imana reka meze nkubwiye musarura bo yasize nyine no kuvuga ngo umuntu yapfuye igihe cye cyo gupfa kiba kigeze kandi n'Imana iba yamuhamagaye. ubwo n'abarozi ntibabaho. ubwo n'abarozi ubwo urumva yo nta cyaha bakoze kwica umuntu. abagikoze kihese ese abica umuntu bafite uburenganzira bwo kumwica. Imana ubwayo ko ari igomba guhamagara umuntu. ntiba yamukoresheje. nimba twemera ko igihe cye cyo gupfa kiba cyageze, Imana iba yamukoresheje. yamukoresheje ati nsarurira bariya bantu. Kibazo ko numva kibaye ingutura. Nukuri nese turema yuko umuntu apfa igihe kigeze, kandi Imana ibintu byose ikoresha abakozi bayo. Hagiye mu rupfu rwanyu izakoresha uriya muntu ati muhe kariya kantu apfe kandi umunsi wanjye wageze, ikamukoresha kugira ngo ibashe gusarura abayo. nk'uko umukozi w'Imana aza gusengera umurwayi agakira, ikaba iramukoresheje. Ubwo umurozi nawe yimukoresheje agahita apfa, ubwo aba yakoze akazi. Nizere ko ibintu ari urwenya, nizere ko ibi bintu atari kurwanya. icyo kibazo nanjye icyo kibazo ndagisubiza neza. Gisubiza tubwire. none se umurozi akorera Imana mu by'ukuri? umuyobozi nibyo turi kwibaza. umuyobozi impamvu ngende bakuvuga ngo hagati umurozi nimba tuzi yuko umuntu apfa igihe kigeze, urumva kandi buriya Imana tuzi yuko ufite inzira nyinshi yanyuza mu rupfu rwawe. rwose ifite inzira nyinshi, ishobora no gutuma kanaka atigenda umukubite gucyaka ngo biturushye nkahita mpfa. urumva uwo muntu wenda muzavuga ati umuntu akoze iki, kandi ni Imana imutumye ati sarura gutya nyine. nuko umuntu akagenda akajya kwahira ubwatsi ukumva ahanutse ku mukingo agahita apfa. icyo gihe byo wenda birumvikana nyine, ubwo ni Imana ibikoze gahunda zayo. ariko noneho urumva ko Imana ibikoze gahunda zayo mu buryo bwayo, nta muntu uba ubangamiwe. ahubwo noneho nk'uwo nguwo ufata umwanya cyangwa se ufata gahunda ze akagenda
akica umuntu cyangwa se akaroga umuntu mu by'ukuri ninde wamuhaye uburenganzira? none se ngo ninde wamuhaye uburenganzira? oya birumvikana ni satani. Satani. Ni satani. None se satani adufiteho uburenganzira ubundi? Satani uko buriya Imana ibishaka abayoboke ni nk'abantu babiri bahora bahanganye, ubundi nk'abantu babiri baba bahanganye, Imana na Satani. baba bahanganye. Imana na Satani. mwishaka abayoboke nashaka abayoboke. urumva ndiye numva ariko bimeze. Ubona abayoboke benshi ari abandi kuri iyi si mbona ari abasatani rwose cyane. kubera iki subiza? buriya njya mvuga nti impamvu ari abasatani ntuza nimba ushinzwe trafiki muri mu mujyi wa Kigali yaravuze ngo yaba amategeko bayubahiriza nta twagombye kujya mu muhanda ngo duhagarike mu moto ngo cyangwa imodoka ngo zakoze amakosa. Twagombye kumva yuko iri tegeko iri kosa ririhanwa n'ibi, iri kosa ririhanwa n'ibi, tukandika akajya hariya bakayakurikiza. Aho kuba amategeko abereho kuyica, niyo mpamvu turi hano. Niba buriya reka baze nkubwire impamvu mvuga ngo Satani ifite abayoboke benshi, nibo benshi Imana, kuko Imana buri munsi buri kaya tugasenga, ariko tukongera twamara gusenga tukivuguta mu byaha. Hano uvuye gusenga nko gukeza abami babiri, uvuye mu rusengero barakwisha, uvuye ufashijwe wera pe, wasohoka wagera hanze ukongera ukivuguta mu byaha, ukirenga mu muryango w'urusengero cyangwa idini runaka. Uri abantu ntitwumva, turumva, ahubwo hari igihe wumva ibi wagera hanze ukabona ibindi byiza cyane, ati bya bintu babeshyaga. Ntarese indangwa ari umugabo utuyana hirya rutse kwitabye Imana, yanywaga icupa arangije avamo atupu, ngiye kwisengera muri ADPR, ajyamo nk'ibyumweru by'ukwezi n'ibiki byose. Noneho ubuyaga bugenda bwaduka bwaguraga turuwasa. Ese ko avuye gusenga ariko icyumweru ageze imbere nikosha kubabaza umucuruzi ko bwo uyagabamo kunywa bukarimbura abantu, kandi avuye gusenga muri ADPR karuzi ko ari ikizira nabo afate ko bagaburimbura abantu buri heye numva bavuga ati ntabwo mfite, ati Imana cyape musikira mara imyota ararumva avuye gusaka ntango bibambye kwinuza inzoga rimbi yaragigotomera abona icya kabiri, akimwe icya kabiri mugenzi we abaraje. Ese niho kurimo kununzaga bigenze bite? Ninde wakubwiye kungenzura? Nimba ibyo sinzaroka no gusenga ko mbivuyemo, navuye mu rusengero ako kanya. Yesu ubwo ninde hari ibintu bagenda bavuga ngo inzoga, njye mbona kunywa inzoga yaba atari icyaha. Buriya njye kubera iki se ubona atari icyaha? Ntago oya ntiwumvisha ibyo kaka yavuze, nigo tubona ko inzoga atari icyaha. Kunywa inzoga impamvu ukuntu mbona batari icyaha, abantu bose ntabwo bayinywa ngo batekereza bimwe. Si bo wayisoma najya gusomya inzoga buriya avuga ngo ni ikintu kinjira mu mubiri w'umuntu ntabwo ari icyaha, ahubwo ikivamo. Nimba unywa inzoga igatuma ucumura, ubangamira bagenzi bawe, wivuguta muri ibyo byaha, ikawuteza ibintu bibi, icyo gihe inzoga ni icyaha, bifite nk'icyaha. Ariko 90% abantu bose bayinyweye usanga bivuguta mu byaha, n'ubahise bati inzoga ni icyaha. Kimwe buriya ni ikintu cyose manzi mvuga ngo biterwa hari n'umuntu unywa n'umutobe nawe ushobora kunywa ukawutera ikintu cyose. Buri iki uzanywa kigatuma ubangamira bagenzi bawe, iki n'ibiki byose cyose aba ari icyaha. Bivuga ngo ni inzoga. Niyo mpamvu inzoga 90% usanga uyinyweye ujya mu bintu utateguye, niyo mpamvu ari icyaha. Ariko nyine ubwo kubera ko nkanjye urikona ko ndayinywa nk'itonda, ariko ubwo urikumva ko atari icyaha, nagiye kuyivaho umukecuru yarampahamuye ati kunywa inzoga ni icyaha. Niburangiye icyo nakema ikinjira mu mubiri w'umuntu ntabwo ari icyaha, ahubwo ikivamo. Uranywa inzoga ukagira amagambo mabi, cyangwa ikintu cyose kizinjiramo kigatuma ugira amagambo mabi cyangwa ubangamira bagenzi bawe. Icyo ni icyaha. Icyaha.
ariko nyine urumva ko niba kunywa inzoga biri guteza ibyo bibazo byose icyiza aba ari ukuyireka. icyiza aba ari ukuyireka. hari igihe rwose uvuga ati inzoga nimba njye ndimo gutuma mbangamira bagenzi bawe cyangwa inyorasa amakosa nayo ugahitamo ukabati ukabana ukayireka nta n'irindi ryini igiyemo wati njye n'icyemezo mfashe cyane. Oya njyewe ikintu nahoze nibazaho no nyine ni kuriya kuntu mwavugaga ngo nyine ngo satani ngo arusha buriya njyewe na n'ubu ngubu ntago wigeze umpa impamvu, ntago wigeze umbwira impamvu wowe ubwawe wabyakiriye gutyo wabifashe gutyo. njyewe mu busobanuro njyewe impamvu ibyo bintu byose nabyakiriye gutyo, nimba muri iyi si ibyaha kugira ngo bigabanuke byiyongera guhambwa n'iki ko satani arimo kurusha imbaraga Yesu. nimba muri iyi si ibyaha birimo gukomeza kwiyongera, ko kuba byiyongera ntabwo aricyo gihita gihamya ko satani ari ufite imbaraga. none se iyo mwajya gute Imana ni inyamahoro, ni inyamahoro. ariyo mpamvu nyine Imana yo yicecekera ibintu nyine bikaba bimeze gutyo. Imana buriya se iyo ufite abayoboke benshi si wowe ukomeye buriya. none se satani ubwirwa n'iki ko ari ufite abayoboke benshi? nese twebwe turi abakozi bayo, turi abakozi b'Imana. ako sinshobora kumyangura uw'Imana yuko niba satani agenda avuga ati ndimo gukorera Imana. urumva satani agenda avuga ati urumva cyane urumva bati ndimo gukorera Imana, uzabwiwe n'iki nimba uri w'Imana? kuko satani buriya hari abahinde nigeze kubana nabo duturanye, ukusanga abahinde bafite ibigirwamana mu byumba byabo, bafite nk'agashushanyo runaka kashyira mu cyumba cye, byajya nijoro akagenda akakaramya akagasenga akavuga ko ariyo mana ye. buriya n'abakorera satani wenda bizwi nabo bavuga ko ariyo mana yabo nyine, ariko avuga ko ari Imana, ntabwo avuga ko ari gusenga satani. avuga ko ari Imana. Oya njye muri make ikintu nashakaga, njye buri ikintu cyari gitumye nkubaza gutyo, wowe ubwawe ntabwo nasobanukiwe ikintu kigutera kuvuga ko satani ari ufite imbaraga kurusha Imana. reka ngurire urundi rugero. nimba turi babiri duhanganye ukagira abayoboke benshi, ubwo ubu ufite ubu urusha undi imbaraga nini? ako ntago nanjye nzaho uhera uvuga ko satani ari ufite abayoboke benshi. nuko ibyaha mu isi byiyongera kugira ngo bigabanuke. ariko n'abakijijwe nabo barahari kandi wabakura heza si kutaca mugenzi wawe urubanza. reka noneho mpere kuri wowe ntabwo ukijijwe. ntaganyirijwe singenda umunyabyaha. oya kuba umunyabyaha ni kimwe, kubera ko umunyabyaha iyo yihannye arababarirwa, Imana iramubabarira. ubu nshobora gucumura iki kimwe nkacumuramo, tajya nko ku kimwe najya gusenga ngasenga nkapfukama wenda nkava wenda iyo Imana imbabariye, nagera hanze nkongera nkivuguta muri ako wemera ko Imana ishobora byose. Imana ishobora byose. Mbese satani ashobora byose? Satani ashobora byose. Ndetse impamvu adashobora byose kuko igare rigaruka ukukiba kwiba ibintu bikagaruka, nayo ubushobozi bwayo ishobora byose, ishobora byose mu bushobozi bwayo. bivuze ngo Imana ishoboye byose na satani ishoboye byose. mu bushobozi bwayo satani nayo Imana ishobora kuguha amafaranga na satani ikaguha. akoze ko kano kanya bavuga ngo satani ayoboye kano kanya nka 80% kugira ngo bajye no kwivuguta mu byaha no kubeshya no guteka imitwe kugira ngo ubone amaramuko. ntabwo bavugisha ukuri muri iyi si ngubeho, gukoresha ukuri kwa ugendane mu murongo wa Bibiliya ntabwo wabaho. nyine baravuga ngo nyine hahirwa abakene mu mitima yabo kubera ko aribo bazaraga ubwami bw'ijuru. sibyo? nubwo mu isi dukennye tutabona ibyo ngibyo byose kubera ko dukorera Imana, ariko nitugera mu ijuru tuzabaho neza, kandi abakora ibyo ngibyo ntibazajyayo. ndakurahiriye nta mukene uzajya mu ijuru. guhangayika kwifuza ubugome niki? kabaze nkubwire ntawe azapfuga, kandi reka nkubwire ikiboshywe mu isi mw'ijuru kisaba kiboshywe. ntawe umukire we rwose nka 30 ashobora kujya mu ijuru. uragenda ati nkorera iki, akakubira serivisi akaziguha ufite umutima mwiza.
ariko umukene Kandi kuganya kwifuza ni kwifuza icyaha. ibiki umukene Arahora- kwiba Ariko abakene oya naye ravuze ntihahirwa abakene mu mitima yabo. nimba ari ku mitima wa nabyembe ariko kuvuga ngo nkenye kuri ibi si Oya, ushobora gukena ariko nanone udakorera Imana, ahubwo ushobora kuba ukennye cyangwa ushobora kudatunga ibya mirenge kubera ko utigeze wijandika muri izo ngeso mbi zabiguha mu buryo bwo kugira ngo ukunde ukorera Imana. Ari byo nakubwiraga ni rero bazajya mu ijuru. abo ntibari ko nta mukiro uzajya mu ijuru twumvikane. Umuntu wifuza bwa mbere ninde uwifuza iby'abandi ubona umuntu agatangira akamucira urubanza nk'abantu abakene ntagiye umukene ujya mu ijuru. Iyo Mana ntabwo izabibaho iyo Mana ntabwo izabibaho kuko yewe niheraho mu bakene bagenzi banjye niyo turi mu kiganiro runaka no mu birombe byose usanga rwose nta mukino uzajya mu ijoro. Ibintu bigo wabona umuntu wakize ukamwifuriza nabi ibiki byo kwifuza ibiki kwiba nyine njyewe nakubwiye ni ushobora gukena ariko nanone utizera Imana nyine utari umukristo. Ahubwo kwa kundi nyine waravuze ngo hari ukuntu umuntu nyine akira ariko akijijwe wenda n'ibintu by'uburiganya n'ibiki byose, ariko hari n'ukuntu umuntu akena nyine yaranze kwijandika muri izo ngeso mbi. Abo rero banze kwijandika muri izo ngeso mbi nibo bazajya mu ijuru. Barakenye uwo muntu se agakena akakwijandika mu ngeso mbi, akanga kwiba, akanga gukora ibyaha, agakorera Imana ariko akene ntiyifuze se uwo ntago aba mugenzi wanjye. nta muntu utifuza ntawe rwose nanjye ubundi yifuza iby'abandi. uwo muntu ntabaho. ubu nanjye rero ubu ndi kwifuza avuga ati wamakamote nzajya ngenda nta muntu utajya wifuza. Oya ariko icyo ni icyifuzo ariko urumva wowe uremera yuko abakene bazajya mu ijuru? oya abakene mu mitima yabo bazajya mu mitima yabo. Umukene mu mitima yabo nukenye ijambo ry'Imana. Si ushaka kuvuga ubwo nukennye ijambo ry'Imana? oya Nukenye ibi byize ibi bidutunga ubutunzi ariko kubaza ati nukenye ubutunzi cyangwa nukenye ijambo ry'Imana. oya umukene mu muti nyine ni wawe ndi nakubwiraga wanga kwijandika mu bintu ibyo ari byo byose bishobora kumuha ubwo butunzi. Bivuze ngo arakomeza akene yego ariko nabona inzira yatuma agera ku ibyo ngibyo. Reka nguhe urugero. Ejo bundi muri Covid hari umudivina wamaramarije 100%. Sinzi nimba yijandika mu byaha sinzi ariko 80% namufata ubutaka yuko nta kintu kimwe muziho. Yagize gutya yanga kugira gute kwiteza ingingo polisi zirahura n'ibiki byose racika n'ibiki byose. Kandi muri rero baravuga ngo ubuyobozi bwakizweho n'Imana. Niwumvira abakuyobora ko n'Imana zawe yumva ubwo se wambwira gute ni kuna mufite icyizere kandi akaba yasuzugura ubuyobozi ngo yanze kwiteza inkingo. Urumva ubwo nimba ari we narinzi rwose ariko nahise mvuga nti rwose nimba usoma Bibiliya aho hantu kucyo utasomye aho hantu urahatarutse ugasanga yari atarahagera byaje burangiye uwo nguwo yarakoze ariko yakoreye burangiye bura umukene ntabwo abone uzajya mu ijuru nukenye ijambo ry'Imana. Ariko umukene kuri ibitunze bidutunze kuri iyi si wowe yivuguta mu byaha bya buri munsi niyo yakifata akajana byose yaburara gatatu ari kureba igitoki cyaho bateganyije. ubwo ushatse kuvuga ko abantu tujya mu rusengero tugasenga ariko dukennye nta juru tuzabona. nta juru tubireke kuribona byo bazaribona rizabona Imana irababarira cyakoze wenda ku munsi wanyu buri Imana tuzigiza bati izazira tuzisogonda n'umunsi haba isogonda rimwe ngo mwaka ngo tugere icyo gihe twese twapfuka batuzi yuko ari nyembabazi wisaba imbabazi
iziguha uzigiye uzapfa wapfa usenga wenda ugakizwa kuri uwo munsi wa nyuma ariko izi zikadutungura nta n'umwe wagenda. none se kubera iki utasaba satani imbabazi cyangwa se ariko ubundi wahise imbabazi ko uba ukora ibyo ushaka bati ubwo kurana biriya ngo nguki satani yo nta ako wamugana kugabanyiriza imirimo irayongera ni guha amaranka nimba bibaga igitokezo oya satani nyine kuko aba ari wowe warakoreye ese wowe genda nakomeje kugenda ku ijambo nyine wambwiye ngo satani niwe ufite imbaraga bivuze ngo cyangwa se numvishe nabi washaka kuvuga ko satani nyine ari mwiza kurusha satani ni mwiza impamvu uraba ngo ni mwiza ibintu byose amafaranga urayabona ibiki nawe urarengereye aho ngaho imana itanga amafaranga se irayatanga imana yatanga gute imana mu bintu hari umuntu wagiye ku mana abona amafaranga ariko abantu bajya ikuzimu ibiti byose bakazana amafaranga bariya bakire siko twumva ariko nta muntu wavuga ngo amafaranga yakuye ku mana hari abantu bayakura ku mana bagasenga imana ikamuha amafaranga kango urugero rwa hafi akuno uri kubona aya matunda wateye uri kubona ko ari meza cyane afite imiteja kandi azaguha amafaranga uri kubona nuko imana yiyatanga bivuze ngo ni nkuko nanone wumva ngo ikuzimu buriya naho wenda bafite kugerayo bazana igikapu cyuzuye ngo baheze umuntu akabiza n'ibifaranga wamutanze ariko noneho wateye amatunda yajeho nta muntu utanze ureka nkubwire none ejo bundi ugiye si amatunda abiri si 200 amatunda atatu ni 200 ubwo bivuze ngo imana rero igiye iyahaye umugisha arezeze neza ugize gutyo urasarura uragurishije ubona amafaranga ngaho noneho uri kuvuga gutyo ngo satani ngaho reka satani akoherereze none abajura baze bayibe turebe none inyuma hari no kwitonda hari no kwitonda kandi imana urabona ko nta kitakoze urabona ko imana twumve abantu reka tuhatinde nimba imana ivuga ati nteye amatunda areze satani yati ibintu simbishaka izane mu mujaza yaci kare kumva inyungu wariye none ubwo urumva ahubwo ubudahombye reba imbaraga wataye reba iki byose reba nibwo ifite imbaraga nayo ahubwo uri kumva ko satani itanga ibyo yibye mu bantu iba yabyibye imana kuko umujura nawe azagenda avuga ati ntungutse nabonye amafaranga n'ibibazo bikoranye byinshi buriya imana ushaka kumwe imana kayishi ifite no kuntu yayarinda ntiye imana se ntuzi ko ifite imbaraga zose ntuzi ko izo mbaraga zifite ariko satani icye ni ukugira ngo yohereze ahubwo abagize gute abayiba none ubwo urumva inyungu iri kuri wowe ntiwemera ko imana irinda imana irarinda kuko ngewe nakoze ubuzima kandi abajura ni abakozi ba satani buriya niyo mpamvu ngo nta muzamu wo n'imana irinda kuko nakoze ubuzami kirenda ari igipangu cy'umukire ariko nagiraga nkasinza nawe yamara gusinza nkasinzira nakako nkabona imodoka ye n'inzima nkabatura koze mwana koze kwashira akaba umushara wanje ariko noneho ngaho ibaze icyo gihe noneho mu gihe wavugaga gutyo ngaho ibaze iyo satani aza gukora akazi kakagakorera aho ngaho wowe uri gukorera uwo murimo wo kurarira byari kugenda bitiye ubyuka ugasanga imodoka y'abandi bayi no ku mukecuru ati sambiri heye satani me ikabiranyaze satani ifite imbaraga wa mugabo uziko satani ifite imbaraga ariko niyo mana ifite imbaraga nyine ariko noneho tukiri aho ngaho nanone ugaruke wemere ko imana ariyo nyine ariyo ifite imbaraga kandi niyo iduha ibyiza nyine imana niyo iduha ibyiza mu buryo ibiduhamo turabyemera pe ariko imana uburyo iduha ibyiza urugero
abantu ntago bigaragara cyane ko yuko bikunze kugaragara cyane ni ibya satani kuko imana inzi ko imana twifuriza ibyiza nk'ubu itatwifuriza ibyiza ntiyagombye ko tubona urubura rwawe buri mwaka inaha rero kuki duha urubura rwawe buri mwaka utabataba abantu banjye reka mbarinde ngire gute bacunge umutekano ikatwohereza urubura mama iradukunda iradukunda koko nyine hari igihe rega imana yemera ko ibibi bitugeraho kugira ngo tubone n'imbaraga zayo tubone gukomera kwayo ntabwo ubyemera se urwo rubura rushobora kuba ruza muri ubwo buryo buri mwaka se ese buri mwaka ntabwo urubura uyu mwaka ni uwa kane none se reka nkubwira igihe rwagwiriye urara utariye iyo uraye rimwe utariye wirirwa utariye n'ishyaka ako nanone buriya imana ntabwo yaturenganya gute nese ko atari twebwe n'ubundi twakoze icyaha imana agomba kuyohereza yimutupari ikamwohereza ahandi ubundi nimwohereze mu bantu bayo nk'uko bavuga ngo imana yaremye byose ibiri kuri ino si yose ni imana yabiremye kuki se yaremye n'icyaha icyaha nayo yakiremye icyaha satani niyo ubundi imana ngo tugiye mu itangiye mu irema usanga imana yaremye ibintu byose n'ibikigiye irangije ibintu byose iri mu muntu ati niwo uzajya ubigira gute ubiyobora noneho nibwo Adamu na Eva hariko ibiribwa byose byari muri aho muri Edeni babaza kujya kiriya giti urumva ntibabisomye ariko icyo giti bundi bavugaga ni igiti bwoko kiriya giti bavuga ngo cyatumaga umuntu abasha niba ari kurema gusobanura wamenya ibyo ari byo ariko kurema icyo kintu ariko kiriya giti ntiwamenya ngo ni ikihe satani ngo yabwiye Adamu ariko bo abahanga mu gusobanura tutagiye kure bavuga yuko bahise basambana bavuga ati muzajya amara muzajya mubyara ni uko bigenda yuko iyo urebye ukuntu abantu bagenda babisobanukirwa iyo mwicaye nk'abantu mukabisubiramo umwe abivuga uko abyumva wowe se ubyumva njye numva ko icyo giti yari nyine nk'uko umuntu akubuza ati kujya kuri uru rubuto nuko ngiye mbyumva ipapayi warangiza uri kubera imitsindiro urimo wariryo ugahita ugira gute ni imitsindi ibiri neza reka nkubwire ushobora kujya ahantu nko nk'ikibungo kuvuga ati ibi byose uzabikoreho ariko nukora kuri kiriya nzi nk'ahantu iburengerazuba nzi ahantu hari ibiti hari igiti ukoraho ugahita ubyimbirwa urumva ntabwo nubwo ni imiterere yacyo isusa none se nicyo giti imana yababujije kujya cyari kirimo imitsinda hari imana yari yarashyize kuko ubonye ko bisanze bambaye ubusa ariko rero imana njya tugaruke mu bya satani n'imana kuko imana yabonye uwo mugabo agahita amwohereza mu bantu bayo kandi nayo yari inaniwe imana yohereza satani ese bisomwa mujugunya ku isi ubwo ni nko gufata ikintu kibuka ukagishyira mu bantu ubu kano kanya njye noroye inkwavu ipusi nahita nyijugunya mu ntuza mu nkwavu zanjye nurangiza uvuga ko ipusi yakoze amakosa wazigaburiye nuko nagagombye kuza yuko ibyaha byose niho byahise bikomeza bivuka ibindi cyane nawe irangira ati buriya ntangire kanishaki abandi bayoboke ako padiri yasobanuye Bibiliya aravuga ati aya ni amayobera y'ukwemera nawe byaramucanze none se reka nkubaze nkawe ubwawe ubyemera gute cyangwa se iby'imana nyine inzira y'imana tuba dukurikira mbega hari imana hari na satani ku bwawe wenda ko iyo utekereje njye nemera ko imana ishobora byose reka nkubwire wa mugabo ngiye kuguha imana ubundi uhanda yemera yuko ngiye imana ndibuka nigeze gukora amakosa i Kigali nk'ubita umuntu amukomeretsa pe
neza neza barakomeka bijya no ku rubuga n'ibiki byose bahita banjyana ku rukiko rw'ibanze rwa Kibagabaga ku karere ka Gasabo bahita bafata icyaha yakoze cyakomeye bahita banjyana mu rwisumbuye Rusororo. Abantu twazamukaye barega ibindi byaha bakavuga ati wowe imyaka baragukatira n'irindwi kajya ndanzika ni Mana yanjye nunkura aha hantu sibankatire tewe no gukora mu byana hehe n'icupa nicyo byabinteye urumva kubera icyo utavuze ati satani wanjye rwose utanga byose utanga n'amafaranga none si icyo gihe wari ukeneye amafaranga reka nyene umuntu nkuraho ngayibaze none iyo bakubwira bati reka tuguhe amafaranga rwa rukapu wavugaga ariko ugenda uryame maho ngaho oye kare icyo gihe narasenze biragiye ndansenze abatipe twazamukaye baburana mbere yanjye bakayaba bakatira 3 ati wowe ni 7 cyangwa 10 ko bambwiraga ntako ni nyine narabyakiriye yuko nabo twavanye aho hantu nakuriye icyaha ariko barega ibindi byaha arangije bajya kuhamagara baburana njye ntibamamagare ndavange baza mu magara cyane iyo cyagera arenga iminsi 14 bamumaganye ndambana procedure yuko mfunzwe birengeje n'amateka igihe cyarangiye mushinja cyari yajasanga nibyo hejo bahise baza ati namho Jean Pierre so kutake abantu bose twazamuka bahise bika ngo nguki atanu mu rukiko ufite mwene wanyu bamo ati ibintu wakoze n'abakwiye gutaha ati cyangwa bibeshye babona urupapuro runyura ndataha ni Imana ibikoze uhita ubona imbaraga z'Imana waroza ahantu bivuye reka none satani uri kuyemera none ngaho mva nk'igitangaza icyo kintu si igitangaza rwose cyaho ni rwose nawe Imana inkuriye igitanga nemeye kwibaho urangiye mu buzima sinyanemera ibintu bimeze nka Thomas muri urabizi tabati ngewe bambwira ati Yesu yarazwe ati mwabaga ibintu bamukoreye ati naho bakubise icumu mu rubavuge nabwo nkiremo ikiganza ndamya ko Yesu w'Inazareti wazutse urumva nanjye huriya ibintu Imana sindi ndabari Imana ikora igitangaza gute ariko nkimara gusega guke narakoze icyaha gikomeye ese mvuga ni Imana iriho ibintu nkoreye nibibaho Imana imbaraga irazifite nuko bose zitabageraho ngo bazibone bitewe n'amasengesho yabo buriya buriya ngo icyo uzasaba nicyo uzahabwa urumva niba njye nasabye mbwira nti Imana nkura hano ikankuraho hari n'uhinga ati Imana yangiye imyaka mpinzi mbabarira yere nzaguhamo 10 ikabikora hari n'ubibaye Imana nsenga mbona amafaranga none se nyine ngaho tekereza nk'ibyo bintu reba nk'ibyo bintu nyuma uragaruka umbwira gute ko Imana irenze nako satani arenze Imana yuko icyo gihe nyigaragaje nabonye ko ifite imbaraga zirenze urumva imbaraga zirenze ariko umuntu utari wayibona we abavuga ati satani yuko abona imbaraga za satani muri iyi sazo zirimo gukora atavuga satani ni ifite imbaraga yuko ntago yahura n'ibyiza Imana wenda yakagombye kuba yaramukoreye ariko ku giti cyawe uremera ko Imana ngiye nkurikije ibyankoreye Imana iri hejuru yuko yankuye aho hantu n'uri banyirimo narangiza ibihano bakera kubababi rwose none se ubundi gukora ibintu nk'ibyo ubundi wari wabitewe n'iki n'agacupa buri Kigali buriya Kigali n'icupa twari turi mu kaye twasinze umuntu yajya gukisha gato tumwasi vide me nashwajya gusa shiduka bakujyanye kandi ntabwo umenya ko bakujyanye kuba wasinze yukangutse inzoga zigushyira kandi uri kumwe n'abandi bantu taniye ugatangira ugakurura ubwonko kuno byagenze tubaruko ukaza gusanga nyine bakoze ya marorerwa tari wateguye hari abantu rero badukurikiye twagize ikiganiro pe biraryoshye hari abantu badukurikiye nabo bakijandika mu bintu by'inzoga nyinshi pe bakanywa bagafinengiza nk'umuntu wasomyeho ngira ikintu babwira inzoga nimbi kandi uri kuvuga ngo nimba ari kuracyayisoma inzoga nimbi nuko kwivaho bitunanira ariko inzoga nimbi kuba kano kanya inzoga impamvu ari mbi nimba nshobora kuba ntinyo muntu runaka namara kuyinywa bigatuma mwubahuka cyangwa musanga mu bwibyo ntagombye kumubwira
inzoga ni mbi. Inzoga ikujyana mu bintu 90% inzoga ikujyana mu bintu bibi. Nuko kwivaho bitunanira, ariko tuyinywa tuzi ko ari mbi. Inzoga ntabwo ari mbi Kuko inzoga ntabwo ari mbi inzoga impamvu wowe dore ko impamvu ukuntu aba atari mbi hari igihe usangira n'umuntu n'inzoga akaba aguhaye isambu akabaguhaye n'inka. kandi uriko inzoga urazitura bakaguha umukobwa umugeni kumva ko inzoga ntabwo ari mbi. none se twebwe abakijijwe hari ubwo tubyita inzoga ariko ntabwo bari, reka tuvuge ibisindisha da. Ibisindisha kuvuga inzoga utambwira uti udahita umbaza ikibazo gikomeye, numvise ibibazo byanyu biteye ubwoba. ibisindisha nanone ibisindisha byo ni bibi. ibisindisha byo ni bibi. Nimba ubinywa ukabangamira mugenzi wawe, urebe nk'uko nanjye byahise bingendekera. umuntu yinywa ikamutera ibyaha we yayivaho, ariko hari n'uyinywa ikamutera ibyishimo atigeze abona. iyo yayinyweye ko narishimye, yishimiye umuntu nta n'ikibazo. akuze iyo wayinywe ukabona baragutunguye baguhaye inka utayiteguye. ariko muri rusange ariko urabizi ko kunywa inzoga ari icyaha. Ni icyaha inzoga. Kunywa inzoga ntabwo ari icyaha, ahubwo biba icyaha iyo igukoresheje. Kuyinywa njye numva nta cyaha. bajye banywa gakeya mu rugendo. na gakeya ukamwe kawukoresha ibintu bibi kaba ari icyaha. Kuyinywa nimba uyinywa ikagukoresha icyaha, inzoga yayivaho. irimo kubera icyaha. ujya kwa muganga bamubwira ati ujye unywesha ibinini igikoma kikamunanira akabinywesha inzoga kandi agakira. kuri kumva ko hari benshi baba bafite ubwo buzima, ahubwo bajya banywa gakeya mu rugero. ariko nanone dufata umwanzuro ku giti cyawe, gereranya Imana na Satani. ngiye ku giti cyanjye sinabikwirirwa mbigereranya kuko ndabizi ko Imana nta kintu nayigereranya nayo, ahubwo ngiye ku giti cyanjye nkurikije ibyo Imana yankoreye. ibyo nabiboneye rusororo. Imana niyo ifite imbaraga yuko niyo yanyiyeretse, Imana ndayibona, niyo ifite imbaraga. bivuze ngo ari we wese wamuhamagarira gukorera Imana. Ndi ahantu habi cyane nko mu mutuku, Imana ikankora ibitangaza nk'ibyo. Imana niyo ifite imbaraga. wowe ku bwawe ubibona Imana yiratabara, Imana niyo ya mbere. ubwo birangiye dufashe umwanzuro ko Imana ariyo rwose iri imbere cyane. Imana iri imbere mu byikora byose. Imana iri imbere. Nuko abantu bose batabasha kubibona kimwe ngo babibone ko bitewe nuko basenga, sinzi nimba ari uko basenga ngo biyereke, ariko Imana iri imbere. njye niko mbibona, kandi njye naho yanyiyeretse ndanabibona. Imana iri imbere. ubundi turara tukajya mu kiganiro tukaganira tugaca hirya no hino kugira ngo dukore iby'ingenzi. ariko Imana niyo ya mbere. Satani nta bushobozi bwayo. ubushobozi bwa Satani bufite aho burangirira. ariko Imana yikora ibitangaza. Imana ikora nimba abantu bashobora kuba ati umuntu wenda yavutse gutya arwaye yamugaye runaka, abantu bakajya hariya mu giterane runaka bagasenga bakabona umuntu ararambutse aragiye. Imana ifite n'ibitangaza by'Imana, ariko nta muntu navuze ngo kubera kuri Satani ajya ikuzimu ngo dore yavutse abana n'umuga ngo arimo aragenda, aho kumukizira muhuhura kubwira kongerera ikamutwara rwose. imbaraga za Satani ziraza ko zifite aho zirangirira, ariko iz'Imana bakomeye ko nazo zirakomeza, Satani zifite aho zirangirira. twagiranye ikiganiro cyiza, murakoze, byari biryoshye. cyakoze misengera icyifuzo nzagaruka. Ni karibu rwose, amasaha y'ikigo tuba duhari, ni karibu. nshaka kubabaza ibibazo hanze. mukurikirana umuziki muri rusange.
umuziki ndawukurikirana ariko cyane cyane ngiye nkunda urubuga rw'imikino ariko n'umuziki mwumvaho gakeya. wikunda urubuga rw'imikino? Siporo cyane ariko n'umuziki ndawukurikirana cyane ariko bitari cyane nk'umupira. ukunda uwe muhanzi Mu Rwanda muri iyi minsi nikundiraga Clarisse Karasira mu ndirimbo ze ntuzagusige za nimbo ze nazemeraga cyane. Umuhanzi nawe nemeraga nuko yaretse guhanga ntuza diplomate. Burangiye mu ndirimbo nkunda amagambo sinkunda ibyo baririmba. ukunda rap ariko noneho zitandutiye indirimbo z'abahanzi ba kera bari abo barabahanuzi. yego abahanuzi ba kera nimba uyu urebye ntuza nk'amasabo Juvenal Nyangezi yaririmbye mu 1998 iriya ndirimbo ya Kavukire Kigali nimbaga kavukire yewe twaho wimuke abimukira baje rangije bati ngo akajya bisura ngo bakavukire ngo amashuri ahenze ngo ntawe yigamo n'ibiki byose ari mu nayikurikiye nsaba ko yayiririmbye na n'ubu rwose wagira ngo ni umuhanuzi. Abanzi bacyanye nibo nemeraga byose ndetse nayo mu mashuri ahenze Kigali umwana wa Kavukire ntiyabona ayo kwishyura nta n'ukihatuye ntawe. Abahanzi ba kera rwose. musore wowe ukurikirana ibintu by'imiziki wowe ukunda iki? nikundira nanjye umupira none nikundira unageze mu bateramupira sinabimenya. nadukunda gufana mace. ubu tuvugana ibigezweho ni ibihe umupira? Ni APR mu kintu kimwe cya kabiri muri Tanzania. APR yakoze ibintu bikomeye yabakubise yanganyije na Simba ejo bundi kubita ku cyumweru ikubita Yanga 3-1 nizo nkuru zirimo gucaca muri kano karere. Ni APR ikomeye cyangwa ni Yanga yakinishije abakinyi badashoboye iki yakinishije ngo ya gatatu. Nibyo bintu byo gucacara hanze ni mani gutsindwa kwa mani muri weekend iyo nkuri hari muri weekend barayikubise. Sinzi ikipe yayikubise nangane ko cyane mani yarakubiswe n'ibyo nkuru iri hanze. Mu Rwanda naho ngo Rayon Sport abagande nabo ngo ntibarimo kuza mu myitozo cyo ko bava ngo ejo bazaba bahari ngo kubera yuko bamo kwakama ngo bagiye mu minsi mikuru ngo babahaye ngo rashira ngo kuvuga ati Rayon Sport mutwohereza amafaranga y'amatike mutugurije ngo nabo barazamuka. yampaye reka mbashimire, reka mfate uyu mwanya mbashimire kandi mbikuye ku mutima kubera ko twaganiye kandi byari byiza. No kuri nzagaruka dufite umwanya uhagije twongere twiganirire. Ni sawa tukaganira. dusoza wagira ikintu kikuri ku mutima uvuga bwira abantu badukurikiye? Njyewe nabwira abadukurikiye mu kanya uzajya ubona ugitekereza ku kintu cyitwa ijambo ry'Imana uretse Imana iriho se kano kanya mu byankoreye nayitura iki? Bitekerezeho ugiye umwanya uganire nayo bizafasha umuntu uwo ari we wese. Urakoze. wowe gira ikintu ijambo rigufiya watubwira dusoza? Ikintu nababwira nuko abafite ibyo bikoresho bya Satani babijugunya bagakurikira Imana bagashaka ibikoresho by'Imana. Nk'abo barozi ubwo rikumva ko n'udukurikiye ari kubyumva arara abujugunye cyangwa butwike ashaka ibikoresho by'Imana. Murakoze rero, ndabashimiye namwe mwadukurikiye, ndabashimiye. Uramutse utarakana subscribe kandeho kugira ngo tuzaganire tuzahuremo n'ubutaha. Murakoze cyane.